Hafi noneho we su yaba ari phone cyangwa ni bwa butubuzi bajye bavuga cyo nari ndimo ndakuvuga Yesu ubonye uyobera aho sha mwana w'ikibonga sha Yesu urarunguranye ayo iki ni gike umva ndagutuga ayo Yesu kanyimana ko ni Islam yose ni indodo ziri guturika yo aje gutube icyonze kama karataka yewe ayiwe kuze ko akura muntu ubugome ayiwe tena kandi karataka yewe Yesu ariko se koko mana uvuga ko wemeye yuko utuntu twanje badukuraho koko badukuyeho gakeya none ntacyo twari tukumariye ariko mana koko uvuga ko wagira ngo sindongere gutikuraho koko mana natwe abana dukunda zirimo comedy. Ese guys, urashaka guhaha, urashaka kugura, urashaka gukinira buri kintu cyose, urashaka gukoresha ibyuma byawe, urashaka gukoresha amagare yawe, wigura ibyuma by'amagare, inkweto, abana bawe bambare bajye kwishuri, bajye kwiga amakaye, ibyo kurya ngwe n'ahandi hantu wahahira. Ni kwa Suderi mu banguka rwose abantu mwese muze kwihahira mwabana. Umanutse hano ku muhanda uvuye Mushugi Mamba, kuri konoshi ya mbere habita kwa veterineri. Ku muryango wa mbere ureba ruguru, niho hantu hambere wahahira ibintu byiza kandi byizewe ku giciro cye cyane. Nta gahenda arahenda mwabana. Nomero ni iyi ngiyi mu muhamagare mu mukeneye. Ciao ciao. ibaba we ni murenguzi ni inzara ni ruzagayura ni kurasya beke nzara we ariko se koko ubu kandi ni njye mba ndi kwikoraho rwose dore nihaye ibintu ngo uyu mwaka ngutangire niba none ntarigiye kunyika hakiri ntago byava mu pi sinzanayikira koko kiraje we twayo ni umugore uri kubisa beke nzara we tukagira Yesu umwe koko ibintu nihaye byo kureka kwiba ko kwiba ari byo binunze naba gute niba koko oya rwose niba shaka bazanyice gisinaka kwiba ngiye gusubira kwiba se nabaho oya kashaka uwo nkura mu byibura nka bibiri ndeko narya kironge yo mbega inzara we yo aba rutwimeza bite amasara papa bese biracamo cha ubu nari byo gukureba mwana ndebera iki ko ntago wananyira no aya mwana uko bikose nagushaka byatanje ibyo nshakiraga byararangiye papa ese byarangiye gute ubundi mwana ubundi nagushakaga mwana nagushakaga no boro vuka atari byo kujya gupapira kaza kombera ka bya bistafu byo kwiba mwana oya mese mwana kuri site twapanga mwana kwiba mwana iyo mpano yacu tugomba kwibana basabukuru bacu kubona bariba reka twumvikane bicamuko mwana umwaka giye nawe utangiye nigira mu rusengero ndirimba mwana nabaye wa Yesu pe hakunyumvira kweli erega nanjye nuko nivugishaga ariko iminsi 3 maze narya mbonye bitava mwana nge ntago nzongera kwiba cyane ko n'Imana yaminjiriyemo agafu bone iminsi gaye mfite amafaranga yo kurya ntago hawo se cyane nose ngere mu gihe n'amafaranga afite reka tuje kwiba mwana nanjye mbona amafaranga kwiba no hano hari amafaranga buri kwiba ugende baca umugongo bamburiye yuko mu rusengero ntigeyo n'indambuka nongeye gusubira kwiba bazanca umutwe hakunyumvira kweli reka mwana ngwe kuri pe bwana ari ikintu cyambere kuri nose yarurema gituma umuntu abona amafaranga ni ukwiba ayo mafaranga ufite ni iminsi mike akabarashize bati tukayakwiba ko kurutwa aha nashira nzabimenya nje kwiba yashize ariko ntago najya kwibira hejuru y'andi mafaranga ese mwana nje pe ndetse buranje ngiye kwiba kandi abazi n'umuntu twibanaga tugafatanya boro zose none uri kunengo ubona ndi bwifatanye koko none se wajya gushaka ibiraka byo guhinga sha mujye muri ese nahinga pe niba akazi nawe naryanye mu nzu zinga amafaranga zizana ndayabura none ngo rero ngiye kwiba pe niba wanze ngo ndijyana genda wibe ntaribi mu bazaguhurura nanjye nzaba ndimo sha hakunyumvira kuri urutwe reka nijyane numa nabyo mwana kanje kwiba mwana je mama niyo mikino mujye muri abandi muyikinira papa salamu bimeze bite ese ko mbona bituma muduko wowe uri kwirukatwa n'iki uri doroni nta mwanya afite wo gutakaza amagarara ngumeze ngenda muhagarara mu muhanda rega mwabana mwe rwo twatangiye umwaka umwaka n'uw'amahoro ntago ari ubugome dore umwaka turabutaye ndumva nyine ubwo umeze ute cyane ni neza rwose ndakubonye we nkubona umuntu mwiza cyane w'umuguzi wagura boro ya danje ubaye iki se boro ko nawe ndi kubona gifite boro mwana gifite boro ya danje mfite umuzigo hano wa phone iPhone Pro 7 ni phone ya danje mwana phone siri wayigura usengo ngo nyikoresha iki ujye uhamagara ibyana bizana mukunda ibyana buriya none hano rero ibyana byawe ariko ajya kuri za chat za WhatsApp ibyana bifite amanyashi rero niba wajyamo umbwire je tukagura simenda ndahenda ntago njya menda kabisa
ndafane yawe ese mwana ubwo ntabwo nguriye mwana ese wowe kutano kumbwira igiciro ahubwo ngo twumvikane igiciro cyawe uri he wewe mbwira ati fone wayishimye rero igiciro ko bitava fone nayishimye dore rwose ndapfa gushinyiriza ese urama ngahe ngeranya nawe ubwira yuwamba yasimenye wawe banza umbwire ahubwo ngaho mu igihumbi aho ngaho ntabwo nyari ndamakunda igihumbi cyonyine kabisa niba ndayo kwirira dore igihumbi igihumbi gusa waretse kunyinisha ukambwiza ukuri niba ari igihumbi ngahita nyigura ese ndakometse mu biti ni inote y'igihumbi yonyine uko nguko ni inote y'igihumbi igihumbi rwose kabisa ahubwo ukamfashijeho hano ntaribe ubwira nimero zawe ni 079 48 95 92 naribe bica mu kwaha ubwo we ntaribe yageze aho sobanura ariko SMS nasanze utabonye ibyo ndayikwereka kuri phone yanjye oya kuririya ubitse mu mufuka naribe kanyikwereka ari kuyibona se atu ntaribe imana sha wewe ngwize ukuri we nizabona n'izindi bo we zankura ntaribe kabisa we sha urambabaje cyakora ubwo rero nguzinguraguzi Yesu urumashi noneho we ibi ni ibiki aho banza nyisize mu mufuka muswera amaye kava yonyine ndamwica we ntabwo nabyemera mujama nahangaya raya hanyemeje ntabwo aba yishe muri ibi byose hanyemeje none umuvugo baranyibyo we bicamo kwa amereje ibyanjye Yesu su yaba ari phone cyangwa ubundi bwa butubuzi bajye bavuga ku munsi mukuru ko we kanyenda ariko cha yego nenda yabanye tu umunsi ndarya neza kwiba nako ntabireka ndakarashe tu zamuka sha urumva no munsi nyine ntabwo byakunze ko tuza ariko nyine ubwo ejo wenda icyo nari ndimo ndakuvuga Yesu sha ubonye uyoberaho sha mwana w'ikibongo sha bararunguranye ibyo sha reka ngiye kugukosora ejo n'ikindi gihe sha icyo ndetse ndakurasha abasenzanye nabo yakuri phone muri iyi minsi sha umuntu atangiye mwaka ameze nabi ntabwo naburamo nka 5 ndaje nkwereka ibintu ngukorera urayinzanira tu ndaje nkugonde urayinzanira tu nkugonde sha uratinyuka umwana w'umuntu nta soni wowe sha hari ibintu bitajya bikinisha ubu bya ndaje mbutuge Yesu nzi kuri bunyihigi ubundi hari icyo bita hari ibintu bidakinisha ubu nizere ko aho uri nyine nta n'umuntu ujya umenyera ubundi ayiwe ayiwe iki ni iki kuri ayiwe nese mukanyimana mwe ko ni Islam yose ni indodo ziri gutwika ayiwe uriya nawe sha umva ndagutuga ndaje nkutuge Yesu ayiwe icyonze cyo ukabwo mbikore ngenda icyonze cyo uransanga mu rugo ndagutuga ayiwe agatabi kanje ayiwe utuntu twanjye we guhaye isomo n'ikindi gihe ukigara tumanze mbara ko uri kosa niwo wakiri ibyawe ariko ubonye isomo oya we mana we ubonye isomo ubonye reka manze nkumvi tonde wumvi
Mbabarira we ntabwo nzongera kwiba we. Ubonye isomo. Ntabwo nzongera we. Ubonye isomo. Ntabwo nzongera kwiba. Ndakubabariye. Ariko n'ikindi gihe. N'izina ry'Imana ntabwo nzongera kwiba no mu buzima bwanjye. Ujye ukura amaboko mu mufuka ukore. Wumva shaka. N'izina ntabwo nzongera pe baba we. None se ubundi mwe muri bande mukora bino bintu. We shaka ushaka umenya uwo ndego bikumarira iki. Genda ntuzongere kwiba. Ariko nzongera kwiba pe rwose ntabwo nzongera kandi wakoze. Kose ndakibabarira. Kintu gitinyuka koko nta muntu ujye uninyuka. Aya ntabwo nakubabarira shaka ko biri kose. Reka utubya ntucimbure. Ko biri kose shaka. Nzongera kwiba kuba ndakotse ruriya umuja muzika yanje. Ayiwe. Kumva byongeye bikanja. Ayiwe. Yo, ayiwe. Kano shaka kandi nako nkakureho ra. Kose nako nta n'imiti ntibayifata. Iwe. Kama karataka yewe. Yesu. Iwe. Ayiwe. Kuze koko akura muntu umugome. Ayiwe ndena kandi karataka yewe. Ariko se manu ngo kumoyiki. Uwo ntabwo nzongera gutikura. Ayiwe. Ayiwe mama ayiwe. Ubuze nzongera gutikura koko. Ariko se koko mana. Ubwo ko wemeye yuko utuntu twanje badukuraho koko. Ntibadukuraho n'ubundi ntacyo twari tumaze. Ariko mana koko ubwo ko wagira ngo sinzongeye gutikuraho koko mana. Ibyo gutikura se kandi ni ibiki? Ibyo byo bisezero unabyibagirwe kuko ntabwo ari njye nakubwiye ngo ujye kwiba. Kubera ko umujinya neye ahubwo nanjye ubwanjye ako kari gasigaye nako nanjye ndagacimbuye. Ayiwe we ngo natwe wadukuraho twose koko. Ariko mana wesha nta kintu kimbaje nk'ukuntu nazongera gutikura umugore wanjye koko. N'imiti ntibayifata. Ayiwe. Ayiwe.